mfite imyaka 9 Mm. hanyuma ubwo sigara gutyo nta mama wacu nta data wacu nta masenge mu kujya secondaire rero aho hantu naho nabaga ntabwo byari byiza ko umwana w'umuhungu yahoraga ashaka kunyica yaranteraga nko mu buriri agashaka kumfata ku ngufu ko yinjiranaga n'icyuma kambwira ati ndakwica byaje kuntera inda ngeze mu mwaka wa 5 akimara kuntera inda arambwira ngo iyo nda utwite wabyarira mu mabuye wajya mu ishyamba ngiye ntago ushinzwe kurera kayankubitaga ntwite kankubita imigeri mu nda nkamukunda cyane ari n'igihe yankubitaga simbyumve kandi nababaye kanararaga niruka ku gasozi pe ari igihe cyageze mba umusazi ndibuka nahukanye inshure 5 ashakaga akazi ugacya kankuyeho urumva kugeza aya masaha rero ubwo mfite abana 4 badahuje base tuza gutandukana rero ntandukana nawe nsanka yaranteye inda ariko ntabizi nyuma yabwo nta gihe cyari cyashira naje gushukwa n'umuntu w'umusirikare nyuma tuza kuryamana ariko turyamana mu buryo busa nkaho amfashe ku ngufu akoresheje n'imbaraga. Yes, big towners all over the world, big towners. Ndabakunda cyane niyo mpamvu tukaba turi kumwe aka kanya kuri Big Town TV kugira ngo tubashe kuganira, tubashe kuvugana, tubashe kubazanira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tubazaniye buri munsi. Ariko narababwiye ngo nago nzacicika until mwese mwakanze subscribe kuri Big Town TV maze gahunda zigende neza cyane. Aba mama babiri muri kubona imbere ya camera za Big Town TV ubu ngubu ni aba mama basangiye history, basangiye amateka, ariko aya mateka yabo niyo yatumye bishira hamwe bagakora group yabo ya gakondo. Ni group nziza cyane, ariko uyu munsi nifuje ko kumenya amakuru yabo, ese byatangiye gute, stories zabo zimeze gute, baje guhura gute, nibyo bari gukora uyu munsi ni ibiki, bibafasha iki cyangwa biri kugenda gute. Aba mama mubona no kuri camera za Big Town TV bose bombi barabyaye bakiri batoya cyane, mu myaka mitoya cyane barabyaye. Inyuma yangaho baje gushakana n'abagabo babo mu gihe bakiri batoya still. Nyuma yangaho baza gutandukana n'abagabo babo n'ibindi byinshi cyane. Muraza kubimenya abagurimo gukurikirana Big Town TV. Reka tubanze tubaye ikaze babasuhuze maze batubwire icyabahuje nayo mateka yabo yatumye bahura bagakorana group ya gakondo. Byose babitubwiye byaba ari byiza cyane, biraza no kudufasha twebwe turimo gukurikirana Big Town TV. Reka dutangiye kuri uyu mama ufite microphone, tubanze tumuhe ikaze anadusuhuze atwibwire maze gahunda zikomeze. Welcome to the show. Okay, murakoze cyane. Nitwa Agripine cyangwa se Teta benshi niryo bazi. Ndo mu mama nyine. Yego, Agripine, Teta, mama w'abana bangahe? 4. Okay. Ni byiza cyane. Welcome to the show. Wanatubwira group yanyu yitwa gute? Yitwa Ipfundo ry'umuco. Ipfundo ry'umuco. Yego. Muri abantu bangahe? Urebye ni ngewe n'uyu mu mama, ariko hari abandi bana b'abahungu twiyambaza badufasha gucuranga. Yego. Okay. Ndakugarukaho mu kanya gatoya. Uyu wo ku ruhande nawe mu mama nawe abanza twibwire nyuma yo kuba Agripine amaze kudusuhuza nawe yatwibwira amazina ye akanatubwira no mu mama w'abana bangahe maze gahunda tuzikomeze. Nanjye nitwa mushiki wabo Ariane cyangwa se Dada. Nanjye nkaba ndi umumama w'abana 2. Abana 2. Okay. Nk'umumama w'abana 2 uyu munsi twahuye kuri Big Town TV, mufite group yanyu, ibindi byinshi cyane tuzaza kubimenya. Banza umusubize Agripine microphone. Agripine harya ni mama nde? Ni mama Tesi. Mama Tesi. Okay. Nice cyane. Mama Tesi, watubwiye ko wabyaye ukiri mutoya cyane. Mu mateka yawe ngo warireze ukiri umwana mutoya kugeza ukuze nta babyeyi. Ibi byose dutangire ku intangiriro, wakoze gute, wavukiye hehe? Okay, murakoze. Bundi navukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Mvuka mu muryango w'abana 9.
ariko igihe kiragera amateka yabaye muri iki gihugu murayazi. Muri jenoside baza gupfa urumva abana 8 barapfuye na papa na mama, nanjye nza gusigara gutyo wenyine njyenyine gutya, papa mama nabo bana nyine n'abo bana 8. bose, Yego, sigara wenyine umwana. njyenyine. Ehe. Urumva ntabwo byari urugendo rworoshye rero. Nisanze urumva nari nkiri umwana, nari mfite imyaka 9. Hanyuma ubwo nsigara gutyo, nta mama wacu, nta data wacu, nta masenge. Ariko nyuma yaho naje kubona umumama, ni mama wacu, yabaga inaha muri Kigali. Hanyuma rero we aza kunshakisha avuga ati se ko numvise ko hari umwana wasigaye, urumva mama yari mukuru we. Hanyuma araza aranshaka arambona, niho rero yankuye aho ngaho. Ntabwo byari byoroshye ko aho yasanze n'ubundi yasanze ahantu ku bantu twari duturanye bari baramfashe jenoside imaze kurangira barandera, ubwo nuko yankuye. Ariko n'ubundi urugendo ntabwo rwakomeje kuba rwiza, narahageze n'ubundi biba birebire. Umugabo we ntabwo yadushakaga, murabizi namwe iby'ingo z'iki gihe. Rero twaje no kuhava ndi muto, yaje kutwirukana. Hari undi mwana wo kwa mama wacu. Wari ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 9. Yego. Urumva abatangira kutwirukana tukiri abana twiga primaire. Ubwo rero natangiye kuvuga ngo ndacumbitse. Iki gihe se kuzana i Kigali? Yahise nzana i Kigali jenoside ikirangira mu kwezi kwa 8. Yego, nahise nzi Kigali. Ahubwo tumaze kugera mu rugo rwabo ntabwo byabaye byiza kubera umugabo we ntabwo yamuhaga amahoro, aratwirukana nyine niga primaire. Njya kuba handi hantu, nsubira handi kandi bari baramfashe jenoside ikirangira. Aho ni he? Mu cyaro. Mu cyaro cyahe? Kamonyi. Okay. Yego. Witusubira Kamonyi. Nsubirayo. Ubuzima bugenda gutereka. Ubwo urumva naje gusoza primaire, hanyuma njya secondaire. Mu kujya secondaire rero aho hantu naho nabaga ntabwo byari byiza ko umwana w'umuhungu yahoraga ashaka kunyica. Yego. Yaranteraga nko mu buriri agashaka kumfata ku ngufu. Yari umuntu w'ikihebe, umwa imatabi menshi, umwimodo ugira ati. Hanyuma rero mbona ntibyoroshye, urumva naje gutoroka ko yinjiranaga n'icyuma, kambwira ati ndakwica. Ubwo rero urumva n'umumama waho ntiyashakaga, ariko umupapa waho niwe wanyishimiraga gusa. Urumva naho naje kuhava rero. Ubwo n'urugendo. Umwana yigeze abigeraho nimba yazaga n'icyuma agashaka kugufata ku ngufu, yigeze kugufata ku ngufu? Oya, ntago yabigezeho, nahitaga ntera induru iwabo bakabyuka. Ntago yabigezeho. Ariko yabishakaga cyane kenshi. Yego. Ubwo rero urumva naho naje kuhava ntago byari byoroshye, kuko yaravugaga ati jewe nzamwica. Hanyuma rero ubwo mba ngiye secondaire, ariko ubwo secondaire ntago byoroshye. Urumva umwana ungana nanjye kugira ajye kwihigira ikigo, nta muntu wari bushakira ikigo ntaki. Naragiye nishakira ikigo, hanyuma maze kukibona ndiga. Ariko ubwo urumva gutaha byari ikibazo muri vacances. Hari abana bajyaga baguma ku mashuri bafite ikibazo cyo kubura imiryango, nanjye nabaga ndimo. Abana bagataha muri vacances, urumva uzi kubona abandi bana batashye wowe ugasigara ku ishuri. Rimwe na rimwe directeur akanshumbikira, ubundi rimwe na rimwe hakaba nk'umwana w'inshuti yanjye ku ishuri akambwira rero muno twijyanira iwacu nta kibazo. Okay, naje komeza urugendo ngera mu mwaka wa 5. Mwaka wa 5 niho naje gukundana n'umuhungu nyine bisanzwe. Anga wasubiye Kigali cyangwa? Aya, ukiri nari nkiri mu cyaro. Yego. Ariko ubwo mbere ho gato aho hantu naho naje kuhava njya gucumbika aho handi nyine. So ubwo urumva byaje kuntera inda. Ngeze mu mwaka wa 5. Akimara kuntera inda arambwira ngo ntabwo ari ngitera inda njyenyine. Ako sinzi cyabimuteye kuko ndabizi ko nta wundi twari twararyamanye nawe yarabizi. Arambwira ngo iyo nda utwite wabyarira mu mabuye, wajya mu ishyamba, njye ntago ushinzwe kurera. Birambabaza cyane, urumva nta hantu nari mfite ho kujya. Ije yaguteraga inda mwarakundanye, byagenze gute kugira ngo ayigutere? Twarakundanye.
twarakundanye rwose, yarandutagaho, we yararangije segonderi afite n'akazi, ariko njye urumva nari nkiri mu ishuri. Yego. Ubwo rero ntabwo byoroshye, urumva nta hantu mfite ho kujya areba umwana bamuteye inda. ari wenyine mu muryango. Wenyine mu muryango. Naje kujya gucumbika kwa sekreteri wacu wo ku ishuri. Yari umumama mwiza, aramfata aranjyana mu rugo n'inda, ariko nyuma yaho nza kuhava, baza kumbwira ko hari abantu bacu b'inshuti zacu bavuye hanze baba i Kanombe. Ubwo rero ndavuga reka niyahure n'ubundi ngeyo, nta kundi ngende mbabwire ko ntwite, mbabwire uko bimeze, ndebe ko banyakira. Naragiye rero baramfata baranyakira, ntibyari byoroshye ariko baranyakiriye nyine, avuga ati nta kundi. Niho naje kubyarira uwo mwana wanjye mukuru. Ufite imyaka ingahe? Ubu ngubu afite imyaka 16. No, icyo gihe wowe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 19. Uhita ubyara umwana wa mbere. Yego. Udafite ababyeyi, udafite abavandimwe, baguteye inda, uza kubyara, umugabo nawe yaranyanze, yarambwiye ko akwanze. Uri wenyine? Ndi njyenyine. Umwana wamubyaye gute? Inde wakujyanye mu bitaro? Uwo mu anti waho hantu nyine i Kanombe. Yego. Niho nagiye, ariko urumva nyine yari n'umuganga, yaramfashije cyane. Nza kubyara, maze kubyara umwana agize imyaka 3, ndavuga ngo reka ngende. Ariko ubwo nari maze kurangiza kwiga, ko nasubiyeyo wa mwaka ntize ndawiga, mbona diplome, nshaka akazi. Nza kubona akazi Sopetrade kuri station, ndi umupompiste. Ubwo umwana afite imyaka 3, ndamutaye mu rugo, ndagiye rero ndababwiye rero reka njye muri home. Kuvuga ugiye kuba mu rugo rw'abantu n'umwana ntabwo biba byoroshye. Wakoze ubupompiste? Yego. Muri Total, cyo gihe hari Total ikiri mu Rwanda. Nkigerayo nza guhurirayo n'umuhungu, nawe turakundana. Ahangaho muri ako kazi? Yego. We yamenaga vidange, akora kuri force, ngenda umupompiste. Ntabwo byari byoroshye, gusa urumva niba nari maze imyaka igera muri 4 ntakundana, kandi nkiri muto nanjye nkeneye gukundana. Noneho buriya hari ikintu kijya kiba ku bana b'imfubyi. Yarankunze, none atangiye kumbwira ngo tubane amezi 3 yonyine. Ndibuka twakundaye mu kwa 7 twahise tubana. Urumva aho umwana w'imfubyi tuvuga uti ndaruhutse, mbonye uburuhukiro, mbonye umuntu nkunda, nanjye mbonye urugo rwanjye. Ndagenda turabana, ariko bati byari bikomeye. Ibintu ntabwo nyambasha kubyakira rimwe na rimwe, ariko ndashima Imana ko nahavuye amahoro ndi muzima. Umugabo nkigerayo yahise ahinduka pe. Arahinduka, yankubitaga ntwite, kankubita imigeri mu nda. Yaragize akambwira ngo ese kuri imfubyi. Yese ahinduka mu gihe cy'imyaka ingahe? Nta myaka. Twamaranye imyaka 2 yonyine. Ariko akambwira ngo kuri imfubyi nujya kundega n'akazi kawe, nzigendera, uzatungwa n'iki nibamfunga. Nanjye akankubita nkaceceka, ariko naramukundaga. Nayo mpamvu hari ntanabivugaga mu buyobozi. Akankubita akajya ambwira ngo icara hasi nkurere, nzajya ngukubita wihangane nyine, urajya he kutagira iwanyu, ntugire umuryango, icaraho. Narahicaye ndakubitwa, nkiruka, nararaga niruka ku gasozi pe. Ari igihe cyageze mba umusazi, ndabyibuka. Igihe cyageze abantu baramuhamagara bati umugore wawe yasaze. Nakuyemo inkweto, ndi muri kaburimbo, twabaga hariya mu Nyakabanda, neza nambaye nk'umusazi, numvaga nasaze byarangiye. Hari nk'ibintu bibaho umuntu akumva agiye kwiyahura. Neza ndasara, akagenda akankubita, nkajya kwa muganga, akankubita, byageze ankubita, akajya afata ikirenge akankandagira gutya, akamindurisha ikirenge, akambwira ngo kudapfa. Ngo kudapfa. Arangije ndibuka nahukanye inshure 5. Ariko ubwo urumva kwahukana se? Inshure 5 zose? 5. Kwahukana se nabaga nahukanira he nyine? Naragendaga
nkashaka umugira neza mu bantu b'amacuti akabanyishyuriye nka chambrette, ubwo nari maze kubyara urumva umwana wa kabiri wa kabiri w'uwo mugabo, ehe nkajya reba kubungana umwana udafite ahantu ujya, akagaruka agacunga aho nagiye akahamenya akaza agacyura ati subira mu rugo narihari, nkasubira mu rugo. Umva iminsi 2 yonyine yabaga yongeye kunkubita, noneho abantu bakamubaza ese umugore wawe umuhora iki, ngo simbizi ngo ni shitani. akakwita shitani Oya ngo ni shitani bimutera. Ati rwose nanjye sinzi ukuntu mukubita, nkamukunda cyane, ari n'igihe yankubitaga simbyumve kandi nababaye. Byageze aho ndibuka yigeze kunkubitira ahantu yambwiye ngo ngwino njye kukugurira inkoko. Turagenda turasohotse, mu gutaha nari ndi kumwe na se wabo, ndi kumwe n'umugore we, yarankubise hariya kuri 40 muri za rigori akajya nkururamo. Imyenda nari nambaye, agakanzu nari nambaye gahinduka amaraso. Arambwira ngo iyo kanzu ugenda uyimanike muri mize, ujye uhora uyireba unyibuke. Iyo kanzu koko nagenda yibika ariko nararambiwe ndayijugunya. Urumva bigeze aho rero finali yari wa muntu utaha mu gitondo, hari n'igihe navugaga ariko kurarana n'umugabo bimera bite, kwa kenshi yatahaga bukeye. Urumva yari wa muntu sinagiraga akazi, nashakaga akazi ugacya kankuyeho ngo nicare mu rugo ndera umwana. Yari wa muntu sinari nzi mu mujyi, akubu pompiste yaramaze kugukuraho. Urumva cyangwa byaje kugenda yarambwiye ngo ntabwo aguma ukora kuri station twite. Mvaho ndigendera nyine njya mu rugo njya kwicara, we aguma amena vidanje wagumamo. N'ubu nibyagikora. Urumva rero igihe cyaje kugera ndibuka polisi Nyamirambo hariya kuri Rafiki, abaturanyi bajya gutanga ikirego bavuga ati hari umumama ugiye kuzapfira mu rugo, nyamara baramanuka. Polisi iraza basanga yatorotse kuko yamara kunkubita iwabo n'icyangugu, yahitaga atoroka akajya iwabo akabiyo. Noneho polisi iraza irambwira ngo wa mwana we, niba ari gukunda umugabo we, niba ari iki, hitamo ubuzima bwawe cyangwa uriya mugabo. Bankura mu rugo, banyishyurira inzu ndabyibuka amezi 3. Polisi ndaje ndagenda ndahava na wa mwana wanjye. Nyuma yaho wa undi mukuru ari heya ngaho, wa undi mukuru yasigaye hahandi namubyariye Kanombe. Yego muri famille. Nyuma yaho rero maze kubyara uwo mwana tubaho mu buzima bubi, byageze aho ndibuka bahora badusohora mu nzu, nkabura aho njya, nkagenda nkacumbika nk'ahantu nk'ikicumbi. Urumva gucumbikira abantu 2 ntabwo byari byoroshye, nkasabira umwana icumbi hirya, nanjye nkajya gushaka ahandi ncumbi. Birababaza kurara ukubiri n'umwana wawe kandi yarakiri muto, yarafite nk'imyaka 2. Byageze aho neza tukaburara tukabwirirwa. Urumva umwana ungana gutyo, nkajya kumusabira ibiryo. Hari mama Imana ijye umugisha wari inshuti yanjye Kabeza, akambwira ati wowe nta kibazo ujye uzana umwana mu gitondo anywa igikoma, saa sita arye, n'ijoro arye, ubone kumucyura. Mwana yanjye noneho njye nkagira isoni zo kurya, havuga n'indya nzajya mpora ndya ahantu umwana wanjye arye, nkumva isoni. Bagiti twabaye mu buzima bubi, sinzibagirwa ukuntu nahoraga basohoye mu nzu. Nyuma yaho sasa mwana amaze kugira nk'imyaka 4 mura n'undi mutipe. Nyuma y'imyaka 4 uri muri ubwo buzima bukomeye. Gusa nubwo bwari bunkomereye, urumva nayo nkiri muto, nkeneye gukunda, nkeneye no gukundwa. Mubitana n'umuhungu kiri muto, nta nubwo we twakundanye kuko si n'umunyarwanda. Rangije umuhungu rero nawe aza kuntera inda, kandi yanteye inda mu bintu by'ibikino. Hari ibintu biba ku muntu bigasa nka wenda abumva aya mateka ntibagire ngo hari ubundi burara umuntu yari afite. Bijya bimbabaza ukuntu nagiye mbyara kandi nkabyara nta burara nabigizemo cyane. Amateka maremare. Ubwo se nta nteye inda, se yahise yigendera iwabo. We mwahuye gute? Uwo mwana w'umuhungu rero yari inshuti naho hantu i Kanombe. Abana baho uko bigaga i Bugande, nawe yari umugande. Akaza akibera aho muri vacances. Noneho byageze aho naragiye kwibana, ntawe akageza noneho kunsura. Numvaga ari nka musaza wanjye vraiment. Biza kurangira gutyo. Urumva arabyaye nyine aragiye.
ubu aya masaha tuvugana nawe ngira ngo hari ntarabona umwana we kuva wamubyaye ntabwo aramubona. ntabwo aramubona kandi agize imyaka 8 Yo, 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 yo. na wa wundi mukuru ise ntaramubona afite imyaka 16 ntago amuzi kandi arahari arahari i Kigali cyane akorera Nyanza ariko arahari urumva ubwo ibyo ntibirangiye wa wundi w'umupompiste nani ukora kuri station wawe umena vidange twaratandukanye we ariko umwana we yaramubona ni cyane urumva we twaranabanye kandi uyu nguyu waramukundaga cyane. naramukundaga cyane we n'abandi narabakundaga ko iyo nakundaga nkajya mu rukundo narakundaga nyine ntabwo nagendaga igice. Nayo mpamvu buriya bakubwira ngo abantu bakunda barababara cyane. Abana batatu ukabaye ubwo nyuma yaho ariko jewe buriya kubera ko urumva navutse mu muryango w'abana 9 nakuze mfite agatroma kavuga ngo ngomba kubyara abana 9 nk'abi wacu bari barabyaye. Mboye nandukanye n'umugabo birambabaza cyane ndavuga ariko tunzababyara sinzi aho nzababyara ariko nzababyara. Ubwo rero wa kane yaje kuza ati wa kane ariko we ise twarakundanye cyane pe nanamubyaye nishimye ahubwo numvaga nabyara n'abandi nuko naje kubona bitakunda. We yaje kuntera inda arabyara ariko we ndamushimira cyane umuntu mwiza cyane pe mwavuga ko ari we muntu wenyine wita ku mwana we kugeza n'aya masaha akita no kuba atabyaye. Yes akabitaho. Ndamushimira cyane urumva kugeza aya masaha rero ubwo mfite abana 4 badahuje base bose umva ko birababaje nuko ari amateka y'abana ari ngewe nanjye birankomeretsa. Ikindi ubwo nuko ngo ninjubarera nyine kugeza n'ubu ninjubarera kugeza aya masaha ntago navuga ngo mfite umuntu umfasha uko nuwa nawe hari ibyo atakora niba yishira umwana w'ishuri ariko hari ibyo atakora. Ndavunika urumva ireba ibyo bikomere byose kuva ndi umwana kugera aya masaha na n'ubu biracyankomeretsa rero iyo mbona ndera ngiye nyine ndi mu rugo nta utabwira papa w'umwana ngo mpana 5 birababaza cyane. Ubu tugana rero urumva abana banjye ndabafite ariko ndabishimira Imana ndabakunda kandi n'umugisha bazambera umugisha. Mateka yanjye nayo muri rusange urebye se pole sana nukuri story ibabaje cyane waciye mu nzira zikomeye cyane wabyaye mu nzira zikomeye wabanye nabo bagabo mu nzira zikomeye nyuma ya byose ngubu uri wenyine n'abana bawe abana 4 ubarera wenyine birababaje mu byukuri. Reka tujye ku ruhande hano n'uyu mudamu nawe afite story none muze kutubwira ukuntu mwahuye ukuntu mwahuje kugira ngo mutangire no gukorana. Aryo wambwiye ngo ni mama Ruwanje. Mama Ruwanje we kubera imijinya yarafashe impeta ya yindi ya hano arayimurira ku kandi gatoya ko ku ruhande. Mama Ruwanje iyo mpeta bayikwambitse umunsi w'ubukwe none wese uyimurira ahandi. Nta bukwe nakoze nanjye nabyaye uyu mumama. Wavukiye he wakuriye he? Ngewe navukiye mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Kabuga 2 mu mudugudu wa Ruhangare. Nanjye story yanjye ntago ihuye n'iyuyu cyane ariko nanjye isa nkaho ifitemo akantu kugira ngo mpure n'uyu mama rero tunamenyane bisa nkaho ariyo story isa nk'iyaduhuje bitewe nuko ngende ndamuto kuri we angirira impuhwe yifuza ko tuba turi kumwe nyine mu rwego rwo gufashanya. Ngewe nanjye nabyaye umwana wa mbere niga mu wa 4 secondaire. Umwana w'umukobwa mubyaye niga mu wa 4 secondaire ariko ngiye mfite ababyeyi. Ababyeyi mfite papa mfite na mama naje kubyara uwo mwana nakundanye n'umuhungu wa mbere turakundana ariko murutaho umwaka umwe ku ishuri. Muruta umwaka umwe w'ishuri no mu myaka naramurutaga turakundana noneho tuza
aza kuntera inda ariko mu kuntera inda njyewe nsa nk'uwashwanye nawe dupfuye yuko yanywaga inzoga cyane agasinda. muri icyo gihe muri ku ishuri? Turi ku ishuri yaranywaga inzoga cyane agasinda, namubuza kuzinywa ugasanga nyine turabipfuye. Tuza gutandukana rero, ntandukana nawe nsa nka yaranteye inda ariko ntabizi. Ariko nyuma so mwaryamanaga muri ku ishuri? oya, nigaga ntaha nawe yigaga ataha. Ubwo nyine twabikoze twasuranye Kamemu nagiye kumusura. Yego. Nyuma nibwo naje gutandukana nawe ntwite, ariko sinabimenya, nawe ntabyo yari azi, ariko dutandukana dusa nk'abashwanye, ariko naramukundaga pe. Nawe yarankundaga cyane. Noneho nyuma yabwo nta gihe cyari cyashira, naje gushukwa n'umuntu w'umusirikare, sinavuga wenda ngo ndamuzi, ariko ni umuntu twahuye gutya nyine ashaka ko dukundana, mbanza ndabyanga, aza kunshuka nyine turaryamana. Nyuma nza yagushukishije iki? yagushutse gute? nyine nta kintu, hari igihe umuntu agushuka nta kintu aguhaye, bitewe n'uko akurusha mu mutwe akaba yagushuka, noneho akanyereka neza yuko ari we mwiza kurenza wa wundi. Kuko nyine twari duturanye ku bigo, ikigo cyacu twigagaho cyari gituranye n'icy'abasirikare. Nyuma nyine akajya ambwira ngo ninkomeza gukundana n'uwo mwana ngazamukubita. Yaje kunyumvisha uburyo ki nyine ari we unkunda kurenza wa wundi, akajya anyereka ibibi bya wa wundi bya wa mwana, kubera ko yari umusinzi. Nyuma tuza kuryamana, ariko turyamana mu buryo busa nkaho amfashe ku ngufu akoresheje n'imbaraga. icyo gihe kubera icyo byita ku ngufu? Impamvu we yarampamagaye njya kumureba, ngiye kumureba nyine ashaka ko turyamana, ndabyanga. Byanze abikora ku gahato, ariko ahantu yabikoreye ku gahato ntago nari kuvuza induru ngo bikunde, kuko nabonaga ko nimvuza induru buri wese ari buze yibaza ubundi yagezemo aha ate, kugira ngo biriya byose bijye kuba. Ubwo rero byaje kuba ndatuza, no mu rugo sinabibona uko mbibabwira, n'umusirikare sinari nzi ngo yitwa nde, nari nzi izina rye rimwe ryonyine, ntazi ngo naho akorera wenda ni muri batayo runaka. Nuko ndatuza ndabyihorera. Aho nje kumenyera rero yuko ntwite, natekereje kubwira umwana yuko mfite inda, nkatekereza nanone ese ndamubwira ko mfite inda ye, mbizi gute niba atari wa musirikare, wa mwana w'umusinzi? Ego. Nuko ndatuza ndavugana, kuko naramukundaga cyane, nkatekereza mvuga nimvuga ko ariye hakagira ikindi. Hari ukuntu nyine wavugaga ko umwana, ko umuntu yaguteye inda, bikaba ngombwa yuko ababyeyi babigira nyine babyinjiramo. Nkatekereza nimvuga yuko inda ariye bikazagaragara ko umwana atari uwe, byamaze kuba birebire muri famiye, bizagenda gute? Nyuma rero naje gutekereza ndavuga ati aho kugira ngo mbwire uyu mwana ko mfite inda, wenda bizagere gutya usange ntabwo inda ariye, reka nshaka ukuntu mbona nimero y'uyu musirikare mubwire ko nimero ari inda ariye. Nyuma nibwo naje gushaka nimero yiwe, nyihabwa na mama wacu twigaga ku kigo kimwe. So uyu musirikare mwararanye utazi amazina ye, udafite na nimero? Nari nzi izina rye rimwe, nimero ye nari mfite yindi yari yarahise ayikuraho. Kuko nubwo ngubwo akimara kubikora nta n'icyumweru cyashize bahise bamwimura aho yakoreraga. Bisa nkaho asa nk'uwabikoze n'ubundi, niba navuga wenda yari abizi ko agiye kugenda, ntabwo mbizi. Kuza kubona nimero ye rero naje kumuhamagara mubwira yuko mfite inda, arambwira ngo kuva ryari? Ndamubwira nti kuva wakora bya bindi ukanabikora no ku gahato. Niba umusirikare hari yarumvishije ko bizamukoraho, yarambwiye ngo sinjye utera inda gusa, shakira ahandi. Atutekereze neza, iyo nda ishobora kuba ari iya wa mwana mwakundanaga. Urumva, ahita yongera akuraho ya nimero ye. Umusirikare nza kumubura gutyo nyine burundu. Mama aramfasha na papa baramfasha nyine nk'umwana, baranabyakira. Iki gihe wabaga hehe? Nabaga mu rugo. Ni hehe?
Kabuga. i Kabuga. Yego. Uyu musirikare nawe yakoreraga i Kabuga. Yakoreraga aho ku kigo aho bitaga Ruhangara. Kubera icyo utagiye muri icyo kigo ubaze amazina ye, ubaze n'impamvu maybe abayobozi be bari ubundi njye kugufasha. nabashe kubaza wenda nka bagenzi banjye babizi bambwaho kugira ngo mubone kereka nzi amazina ye yose. Kandi nta mazina yose nari nzi izina rimwe naryo nta cyambwira niba ryari iry'ukuri. Yego. Urumva nyuma nibwo nyine mu rugo baje kunyakira bansubiza ku ishuri ndagenda ndiga mu wa gatanu Maze kubyara. maze kubyara ariko nyuma yabwo naje kugira gutya nkundana n'undi muhungu nawe azanyereka nyine ko ari we mwiza cyane ubona n'ibyambayeho bimubaye. Inyuma ya wa muhungu wakundaga w'umusinzi, inyuma y'umusirikare. Yego. Undi noneho. Anyereka nyine ko nkunze cyane agize n'akababaro k'ibyambayeho aranyakira. Turakundana aza kuntera inda turabana. Mu kubana twabanye ari byiza pe, ubona ko nkunze, ubona ko na story nyine yagiye imbaho ko urumva we nabimubwiye birambuye, urumva nkabona ko nkunze turabana. Hashize imyaka 2 twimukira nyine hafi y'iwabo. Nyuma nibwo byaje guhinduka, niba navuga wenda ko ari Kigali yagendeyemo, niba navuga ko ariko yari ateye yari yarampishe ntago mbizi. Atangira kujya ncyurira ya story yarangiye, akajya ancyurira buri kimwe, akancyurira ku mwana. Atangira no kujya najya nk'iwacu nyine hari ukuntu najyaga njya gufasha nka mama nko turimo two mu murima, navayo ugasanga ndaye nkubitwa ngo nari nagiye kureba se w'umwana. Ariko nyuma yabwo byaje kugaragara ko umwana atari uwa wa musirikare. Umwana yaje gukura ubwiwe yerekana se. Yaje gukura yerekana se, ise nza kubimubwira musaba n'imbabazi. Amaze gukura wahise ubona ko atari uw'umusirikare. Yego. Ari uwande? Ari uwo mwana twakundanye bwa mbere. Wa wundi ukunda inzoga. Yego. Nakomeje kumwita umusinzi. Ntago ari umusinzi kuko yageze aharanakizwa. Yego, byashobora kuba yarabikoraga kuko ari umwana ariko yageze aharakizwa inzoga arazireka. Okay. Ariko n'ubundi azireka. Niki cyatumye umenya ko atari wa wundi musirikare n'uwo nguwe? Umwana yakuze asa na se cyane. Asa na se cyane ariko ku buryo utakwirirwa unashidikanya. N'abantu nyine bamubonye bakabivuga bakabijyana iwabo. Ntago wigeze ukora DNA kugira ngo umenye? Ntago nigeze, n'ubu ntago ndayikora. Umusirikare nawe ntago yakomeje kubaza umwana wanjye bimeze gutya. Nta kintu yigeze akomeza kumbaza kuko tayari ku munota wa mbere yaranyihakanye ahita akuraho na telefone. Kuko yumvaga ko bitewe n'imyaka nari mfite, bitewe n'ibyo wenda yanakoze nawe abizi, yahise agira bwangu mu gukuraho buri kimenyetso cyose namuboneraho. Ariko ikintu cyaje kunshimisha nuko nyuma yabwo nasanze n'ubundi gahunda itariye. Kuko urumva iyo biza kubona ubundi ari ibye n'ubundi se byari kuba bimariye iki? Nta kintu byari kuba bimariye. Sasa uyu nguyu mwaje gukundana nyuma byaje kurangira gute? Uwo twakundanye nyuma twaje kubana nyine nabivuze, twaje kubana nyereka yuko nyine ari mwiza, nyereka ko na story zanjye zabayeho zimubabaje. Turabana turi abakene mu bukode, tuza kuva mu bukode iwabo ahantu ho kubaka turahubaka dufashijwe n'ababyeyi. Nyuma nyine nibwo yaje nawe gutangira guhinduka, najya njya nko mu rugo gufasha mu rugo turimo, navayo ugasanga ntahiye ku nkoni, nawe ataha yasinze kandi tubana nta nzoga yanywaga. Yaje gutangira kunywa inzoga rero. Cyangwa wamutezaga stress? Oya, nta stress ahubwo cyari Kigali yagenderagamo. Yaje gutangira kunywa inzoga gake gake, nkabimubuza nyine ntashake kunyumva, gusa nyine byarangoye cyane. None ntangira kujya mubuza kunywa inzoga, nkamubwira ati basi wenda jya unywa nkeya ariko gusinda ubigabanye. Ahubwo nava mu rugo nagera nasanga yanyweye, ati ubwo uvuye kureba se wa mwana, agatangira agakubita. Ugakubitwa. Nza kubona rero yuko
ntaba mu buzima bw'inkoni ndi mutoya, cyane cyane yuko hari n'igihe najyaga njya kubyina nko mu itorero, nabyinaga mu matorero, najya njya kubyina naza nabwo nkarara nkubitwa yuko atariho nari nagiye. Kandi akenshi iyo najyaga no mu kiraka nazaga nzanye amafaranga nakoreye, rimwe na rimwe nyine iyo nabonaga nabonye ibiraka bampa amafaranga. So wowe wabyaye abana babiri gusa? Yego, mfite abana babiri. Mu bagabo batandukanye? Yego. Abagabo bose ntabwo mukiri kumwe? Ubu ngubu uri wenyine n'abana bawe? Ndi njyenyine n'abana n'ababyeyi. Okay. Muri aba bagabo ni irihe somo wakuyemo? Somo nakuyemo Cyangwa amasomo wakuyemo, kuko ni menshi, ntabwo ari ikintu kimwe. amasomo yo ni menshi. Cya mbere ni uko njye numvishe muri njyewe ikintu cyitwa umugabo gisa nk'ikimvuyemo, kuko buri wese yanyerekaga uruhande rwe rwiza, ariko ntarwo nabonye. Okay. Ni hatari. Mwaje guhura gute none nyuma yo guhana story, amateka yanyu mukayabwirana, mukavuga ngo reka noneho duhuze nk'abantu baciye mu bikomere by'abagabo, baciye mu nzira ndende, ahantu story zitahuriye nuko uyu mama no ku ruhande w'inzobe nta papa nta mama n'abavandimwe be bose barapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. wowe ufite ababyeyi bombi, ariko story zo kugenda muhura n'abagabo mugatandukana ahangaho birahuye. Mwaje guhuza gute? Muheze nawe microphone. Uyu mama njya kumumenya yari yarakoze accident. Yego. Namumenye rero musanze kwa muganga. Mbona ababaye cyane, ndamusuhuza ko umurwayi nari ngiye kureba nawe bari kumwe hafi aho. Rero urumva yari wenyine ababaye, hanyuma nza kumuganiriza nyine. Ntabwo twaganiririye aho, ahubwo naramusabye basi se nuramuka ukize uzandangire mu rugo nze mbasure, cyangwa nawe uzunsure. Ubwo rero dutangira kuba inshuti gutyo, kugira ngo rero duhure, tumenyane, duhurire ku gikorwa kimwe, aricyo cya ya groupe ipfundo ry'umuco rwo kuririmba. Nuko ngo yarapostinze rimwe kuri status. Yikameye araririmba arapostinga, ndamubwira uzi kuririmba gutya? Ndamubwira shako nanjye se mbikunda, wazaretse tukajya turepetana tugakora akantu kazima gafatika tukabishyira ku mugaragaro. Tuza guhura turarepeta rero, arambwira ati ahubwo ibi bintu ni sawa, reka tubikomeze. Nuko twamenyanye tuba dutangiye gukorana gutyo. Yes, nyuma yo guhura mwese mwipanga gute, mwiorganizinga gute, group yanyu ikora iki? Groupe yacu iraririmba injyana ya gakondo. Dusubiramo indirimbo z'abandi, dufite n'izacu, ariko kubera ko ubushobozi bukiri buke ntabwo nyine turazisohora. Okay. Tuzazisohora buriya ubushobozi nibuboneka. Okay. Mu by'ukuri nje nifuzaga kwanza kumva ukuntu muririmba amajwi yanyu, maze nyuma yangaho ndaza kubagira inama, maze n'abarimo kurikirana Big Town TV baza kutubwira ese iyi group twayitera inkunga igakomeza, cyangwa iyi group twayitera inkunga y'ibitekerezo, kugira ngo urumva ni byinshi cyane. So ibi byose ni mu kanya gatoya. Nifuzaga ko mudusogongeza ibikorwa byanyu muri group yanyu, yaba mama bahuriye mu bibazo, maze gahunda zikagenda neza. Mugenzi wacu twifashisha nawe yaza. Hari uwo mwifashisha? Hari umusore ufite ingoma? Hari umusore ufite ingoma. Okay, nawe yakwegera hariya. Yego nazi. Wakwegera hariya n'ingoma yawe hafi y'abo babyeyi, maze tukumva tugatarama. Yego. Mwebwe murimo gukurikirana Big Town TV, nyuma y'ibibazo byose akanya ko gutarama kakaba kageze, maze muze kutubwira ibindi nyuma y'iki gitaramo kigiye gukomeza no mu kanya gatoya.
aha bakaba barimo gutegura indirimbo bagiye kuturirimbira. Nimba muri tayari muhita mutubwira dukomeze. Ni tayari? Yego turi tayari. Okay, ni ihe ndirimbo? Ariko muvuzi w'ingoma nawe yakwivuga kwanza. Murakoze, nanjye nitwa Manzi Caleb. Aba bamama nyine twahuye bagiye mu bukwe, duhuriramo nyine ari umuntu waduhuje, baza no kumbwira story yabo, numva twafatanya kugira ngo tugire icyo tugeraho, tujya inama nyine yo kubikora tubicishije mu muco nyarwanda. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Okay, sawa, ntacyo, ntabwo turi butinde cyane. Mwatangiye kuturirimbira n'izindi gahunda zigakomeza. Babyeyi namwe bavandimwe muteraniye aha, mfura dutaramanye mwese, muze tuvuze impundu ziturwemi nganzima, nzihira kuru twese twamwimiki, tumuteteshe ijoro rike, tumuririmbe bimunyure, tuvugikira kwezi icyicaro cy'abakobwa, mwari utagira umwaga, ngo umwangavu wariboye, umutoni wa twese, ngo uwitse kwisanase, mubiri wanziga, ngo utarushye isigizire musa niwabo, yanguwe Imana yahaye ubutwari, yanguwe Imana yahaye ubumanzi, ngijya kumurema yarayimurata, ngijya kumurema yamutatimutanaga, ngijya kumurema yamutanazinaza, Uwimana yahaye ubumanzi, ngijya kumurema yari yarayimurata, ngijya kumurema yamutatimutanaga, ngijya kumurema yamutanazinoza, yarazikabije inzozi nziza, ng'umubyeyi nyina wamuhetse, yarazikabije inzozi nziza, ng'umuraza bahorana iteka, yarazikabije n'umunsi, ngabo bana Imana yabahaye, ijya kumurema yarayimurata, ngijya kumurema yamutatimutanaga, ngijya kumurema yamutanazinoza, nzajya mfukama nshimira Imana yamuduhaye twese uko tungana, yamutanze ititangiriye itama, turamureba akadutera ishema, turamwumva tugashisha twumva, nzajya mfukama nshimira Imana, ngijya kumurema yarayimurata, ngijya kumurema yamutatimutanaga, ngijya kumurema yamutanazinoza. Ndarenda
ndangare banyakugira inka turaye dutaramye mama ndarewe mama ndaharewe cyacyuzi ikiwacu cyuzura n'igisese mama ndaharewe mama ndaharewe cyuzura n'igisese ngaho gusesa kigaserera numva mama ndaharewe mama ndaharewe gato mu bakobwa mama ndaharewe mama ndaharewe murabuze imyongoma maze agahinda kabe gake mu nda mama ndaharewe mama ndaharewe Yes. Very good kabisa. On my side nabikunze cyane 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 cyane. Muzi kuririmba bafite amajwi meza. Umuvuzi nawe yari ingoma ayebana arayikubita fresh kabisa, gahunda zagenze neza. Ni group nziza mu byukuri. On my side bakwiriye support zihagije, mukwiriye kubahamagara mu mako yanyu, mukwiriye kubahamagara mu bitaramo bitandukanye, mukwiriye kwitabira ibitaramo byabo tugatarama, gahunda zikagenda neza cyane. Group mwatubwiye ngo yitwa ipfundo ry'umuco. Ipfundo ry'umuco. Mu ndirimbo mwaririmbye numvishe ari z'abandi gusa, na ndirimbo zanyu? Indirimbo zacu turazifite ariko ntabwo zirajya hanze. Ntabwo bushobozi nibuboneka tuzagenda muri studio tuzikore. Zirahari ariko? Zirahari. Okay. Ziranditse turazifite. Turaza gupanga nabyo. Okay. Very nice. Ku muntu bakeneye address, contact, ni gute kugira ngo vuba bahite babahamagara, nimba ari na support, nimba ari bakubita amafaranga mukajya kuririmba, ibyo ari byose tu, ariko mwamukubita nimero za telefoni gahunda zikagenda neza. 0783 0783 70 65 52 bazis 0788 15 40 550. ushobora kutubonera kuri 078 078 151 sorry 158 100 subiramo 078 078 158 108 gatanu gatanu rimwe. Gahunda zikagenda neza. Musanzwe mutaramira hehe? Dusanzwe ubundi twese dutuye i Kanombe,
turahura tugakora practice twabona igitaramo cyangwa ibindi birori runaka bakadutumira muri anniversaire ababikunda baradutumira abakunda bose zino mbyino za gakondo Okay. ariko si ibyo gusa n'izi ngoma turazikorera Ehe. iyi ngiyi nazo nitwe tuziramvura rwose mukazigurisha hehe? kuri bagenzi bacu bandi bakora umuco nyarwanda nabo nazo turazigira nk'ubu iyi ngiyi dore iracyari nshyashya nibwo tukiyikora nta nubwo turayigira neza. Ni ubwa mbere wayikubiseho? nuko iyi ngiyi iracyari nshyashya, ni ubwa mbere tuyikoresheje, ariko numvise ivuga neza cyane. iravuga neza. Okay. So nazo murazigurisha? nazo turazigurisha. Ushaka n'izo ngoma yahita? Ushaka bagenzi bacu bakora umuco nyarwanda nabo ziba zikenewe. Okay. Murakoze cyane. Ngira ngo mwumvishe story y'abamama babiri kuntu mu nzira baciyemo, ukuntu baje guhura n'ukuntu baje gufominga itorero ryiza cyane ry'abantu batatu, muvuzi w'ingoma n'abamama babiri bose bafite amajwi meza. Nagerageje kumva amajwi mpita numva birarenze mu by'ukuri. So support zanyu zirakeneye, mwebwe murimo gukurikirana Big Town TV. Ntabwo ari ubwa nyuma, ni ubwa mbere, ariko tuzongera tubagarure kuri Big Town TV. Icyo mugomba gukora ni ugukanda subscribe, mugakurikirana gahunda zacu za buri munsi, maze za nimero baguhaye umwe muri aba ngabo ushobora kumuhamagara maze akaguhuza na group yose, gahunda zikagenda neza. Until next time, na bindi byinshi turi burenzeho, tuzabagarura twongere dutarame igitaramo kirekire cyane, gahunda zigende neza kuri camera za Big Town TV. Until next time, I go by the name Back T behind the camera, ndi kumwe na Mike, namwe mwese murimo kurikirana Big Town TV. Ciao ciao, hasta la vista, bye bye.